Kagoma imara igihe kinini ku isi ugereranyije ubundi bwoko bw'inyoni. Ishobora kubaho kugeza igeze imyaka 70 y'ubukure. Gusa kugira ngo igere kuri imyaka 70 y'ubukure bisaba gufata icyemezo kitoroshye kuko ibigiye kunyura mu buribwe butagira ingano. Iyo Kagoma imaze imyaka 40 y'ubukure, inzara zayo n'umunwa wayo birigonda ku buryo gufata no kurya umuhigo wayo babitakiri gukunda. Amababa bayuruze buri gice cyose cy'umubiri wa Kagoma abasigaye iremerera ku buryo kuguruka babitakiri koroha. Aha rero niho Kagoma ihitamo kimwe mu mahitamo abiri, gupfa cyangwa se kunyura mu buribwe. Nta kuzuyaza, Kagoma ihitamo kunyura mu buribwe kugira ngo ikomeze kubaho mu cyo twakwita kwiyuburura. Ubu ni uburibwe bumara igihe cy'iminsi 150 ingana n'amezi 5. Kugira ngo Kagoma yiyuburure bisaba kuguruka ikajya ku gasongero k'umusozi, ubundi igakubita umunwa wayo ku rutare kugeza umunwa wayo uvunitse ukavaho. Iki gihe ntabwo ikibazo cya Kagoma kiba gikemutse cyose, kuko itegereza ko umunwa wayo wongera kumera bundi bushya, ikabona no gukuramo inzara zayo ziba zaramaze kwigonda. Iyi inzara zayo zimaze kuyivamo zose, itegereza kongera kumera izindi nzara nshya, ubundi ikabona no kwikuraho amababa yayo ashaje, ubundi ikabona gukomeza kubaho indi myaka ishobora kugera kuri 30. Inkuru y'iki gisiga ntawe itasigiye isomo ry'ubuzima. Nawe ujya ubyuka mu gitondo cya kare ugatekereza akazi imbere y'ibindi bintu byose, cyangwa se ushidukira hejuru usoma ibitabo bitandukanye. Ntabwo abantu twese dukora ibintu bimwe, gusa ingingo twese duhurizaho ni ugushaka ubuzima. Rimwe na rimwe twigoma iby'imibiri yacu ikunda atari uko byatwangiriza umubiri, ahubwo ari uko n'ejo hazaza dukeneye kubaho. Ibi byose ariko bikagenda n'uburibwe tuba tugomba kunyuramo kugira ngo ubuzima bw'ahazaza hacu bube bwujuje ubuziranenge. Uyu munsi uri gukora cyane ukumva ingingo z'umubiri zawe zirinda kugagara, uratekereje uzo hazaza hawe, umutwe ukarushaho kukurya. Abo mukorana bari kujya kurira amafaranga yabo inkoko, wowe ukayabitsa kuri banki ukemera ukarya kawunga kugira ngo ejo hazaza hawe uzahacana umucyo. Uyu munsi abo muri mu kigero kimwe bari kwambara nk'abanyamideli, ayo wakambayemo nkabo ukayashora mu mishinga ikubyarira inyungu kugira ngo ejo hazaza hawe hazabe hadashidikanwaho. Niba uri gukora cyane ngo ugere ku iterambere, menya ko uburibwe uri kunyuramo uyu munsi siri kubuzirikana izabuvunja umunezero w'ejo hazaza. Mbere y'uko umubyeyi abyara umwana abanza kunyura mu bise biba bitamworoheye, biba byuzuye uburibwe, kandi n'umwana ukivuka abanza kunyura mu buribwe bwo guhumeka umwuka we wa mbere. Gusa nyuma y'uko umubyeyi abyaye neza akabyara umwana we, anezezwa no kumubona ari muzima, maze ubundi bwa buribwe yanyuzemo akabwibagirwa. Na wa mwana wahumetse umwuka wa mbere akababara, ubwo buribwe arabwibagirwa akanezezwa n'amashereka ya mbere ya nyina barimo aronka. Itegeko ry'isi ni uko tugomba kumenya yuko nta mpinduka n'imwe itagora, kandi umusaruro mwiza wose ubanzirizwa n'imvune n'uburibwe. Nta kindi kimenyetso ukeneye ngo umenye yuko intego zawe ugiye kuzigeraho usibye ubwo buribwe uri kunyuramo uyu munsi. Iki kiganiro cyitwa Isoko y'Ubuvumbuzi, njyewe ukibagezaho ntwaze Nyumva Olivier. Naho ubutaha.